Yesu ashimwe cyane bene data nshuti z'Imana abo dukomeje kubana muri ibihe byo gusenga. Turabashimira kandi mwese abakomeje gufata uyu mwanya wo gusenga ndetse no kumva ijambo ry'Imana. Muracyari kumwe na Ev.Kabenga. Ndabifuriza ibihe byiza muri izi mpera z'icyumweru, muri iyi weekend. Uwiteka Imana isumba byose iri mu ijuru akomeze kubaba hafi. Ni Imana ishoboye. Ni Imana ishoboye gusubiza ibyifuzo by'umuntu wese. Ni Imana ishoboye gukora ibirenze ibyo dusaba n'ibyo dusengera. Ni Imana itazarangarana intore zayo zitakira haba ku manywa haba na nijoro. Dusenge tugane ijambo ry'Imana ry'uyu munsi wa gatandatu w'amasengesho, hanyuma noneho tubone no gusengera ibyifuzo twinginga Imana. Mana yacu, habwa icyubahiro kuko ushoboye byose, ushoboye kuturengera, ushoboye kudukiza, ushoboye kudutabara, ushoboye gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ibyo dusengera n'ibyo twizera. Ushimwe kuko duhaye umwanya wo kumva ijambo ryawe. Fasha umuntu wese ugize uyu mutima wo kurikurikira kandi umuhe kumva ijwi ryawe muri iri jambo. Umwuka wera ayobore iki gikorwa kandi aho amatwi yumva umuntu wese utega amatwi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu butumwa bw'isuku bwanditswe na Luka. Turasoma mu gice cya mbere umurongo wa 39 tugeze kwa 56. Handitse ijambo rivuga ngo muri iyo minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta ajya mu gihugu cy'urukiga mu mudugudu w'i Yudaya, yinjira mu nzu ya Zakariya aramukanya na Elizabeti. Maze Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana asimbagurika mu nda ye. Elizabeti yuzuzwa umwuka wera, avuga ijwi rirenga ati, mu bagore urahirwa, n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Mbese ibi nabikesha iki, ko nyina w'umwami wanjye angendereye? Ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye, umwana asimbaguritswa mu nda yanjye no kwishima, kandi hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Mariya aravuga ati, umutima wanjye uhimbaza umwami Imana, n'ubugingo bwanjye bushimiye Imana umukiza wanjye, kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo, kandi uhereye none ab'ibihe byose bazanyita uhiriwe. Kuko ushobora byose ankoreye ibikomeye, n'izina rye ni iryera. Imbabazi ze ziri kubamwubaha uko ibihe bihaye ibindi. Yerekanishije imbaraga ukuboko kwe, atatanije abibone mu byo batekereza mu mitima yabo. Anyaza abakomeye intebe zabo, ashyize hejuru aboroheje. Abashonje yabahagije ibyiza, naho abakire yabasezereye amara masa. Atabaye Isirayeli umugaragu we, kuko yibutse imbabazi ze. Yasezeranije ba sogokuruza ko azazigirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka ryose. Nuko Mariya amara amezi nk'atatu kwa Elizabeti, abona gutaha. Imana yacu itugirire neza cyane. Ejo twarimo tuvuga ko Mariya yumvise ubutumwa, yarangiza akabwakira neza cyane, akavuga ati, njyewe ndi umuja wa Nyagasani, ibyo ashaka bingirirweho. Twari dukwiye kwibaza ati, ese ubundi twebwe turabaja abandi? Ese koko twumva ibyo Nyagasani cyangwa se ibyo Imana ishaka twumva byatugirirwaho? Ku murongo wa 38 w'iki gice, marayika aramubwira ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere uko uvuze. Haleluya! Twebwe mu by'ukuri turabaja abandi. Ese twumva koko ibyo Imana ishaka byatubaho, cyangwa turabaja b'ibindi bintu? Hari abantu usanga bategekwa n'inda. Inda akaba ari ibategeka, ibyo bakora byose bagashingira ku gifu. Ugasanga ni abaja b'inda zabo. Ntabwo bashaka kuba abaja b'Imana, ahubwo barashaka gutegekwa n'igifu cyabo. Imana iturinde kuba muri bene abo bantu, kuko bene abo bantu ibyo bakora byose babikora bitewe n'inyungu bafite. Ntawe ushobora gukora ikintu kitamwungura. Nibwo bwenge bagira ubwenge bwo gukora gusa ibintu
biri bubungure, ni ukuvuga ibintu biri bubateze imbere. Ariko Mariya ntabwo ari uko yari ameze. Mariya we yaravuga ati jyewe ndi umuja wa Nyagasani, ndi uw'Imana, iby'Imana ishaka bingirirweho. Akimara kumva aya makuru rero ko Elizabeth atwite, kandi yari amakuru y'ibanga akomeye, ko Elizabeth yari yarabihishe amezi 5, ngo yahise yiruka feri ya mbere ayifatira kwa Elizabeth. Akihagera agisuhuza, mbibutse ko ari Mariya wasuhuje, ntabwo ari Elizabeth washuhuje, ni Mariya washuhuje. Ngo aramukanya na Elizabeth, maze Elizabeth yumvise indamutso ya Mariya. Ntago ari ndakuramutsa Mariya, ahubwo ni Mariya waramukije Elizabeth. Elizabeth yumvise indamutso ya Mariya, ntago ari ndakuramutsa Mariya, ahubwo ni indamutso ya Mariya. Ngo umwana ngo ahita atangira gusimbagurika mu nda. Haleluya! Ngo umwana ahita atangira gusimbagurika mu nda, kandi Imana yari yarabwiye Elizabeth na Zakariya, ariko cyane cyane Zakariya kuko ari we wumvise ubutumwa bwa marayika. Birumvikana Elizabeth yabwumvise ku nshuro ya kabiri abibwiwe na Zakariya wabyiyumviye. Ku murongo wa 15 w'iki gice cya mbere handitse ijambo rivuga ngo kuko azaba mukuru imbere y'Umwami Imana, ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzwa umwuka wera ahereye akiva mu nda ya nyina. Mariya akiramutsa Elizabeth yahise yuzuzwa umwuka wera, kandi noneho niba bari bahoberanye, Yesu we yari afite ububasha bwo kubatiza mu mwuka wera. Ntekereza ko Yohana wari umaze kugira amezi 6 mu nda ya Elizabeth ari we wahise yumva ibihe. Haleluya! Ibyari biri muri Mariya n'ibyari biri muri Elizabeth byahise bimenyana, zaramenyanye. Umwe ari umwana w'amezi 6 ukina, undi ari urusoro. Yohana abatizwa mu mwuka wera gutyo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Bivuze ko Yesu ari n'urusoro, ibitangaza arabikoraga. Ese uratekereza niba Yesu ari urusoro yarakoraga ibitangaza, uratekereza ko ngubu ari iburyo bw'Imana aribwo azananirwa gukora ibitangaza? Uratekereza ko aribwo azananirwa kuguha umwana? Uratekereza ko aribwo azananirwa kukuzamura mu kazi? Ntabwo aribwo azabinanirwa, ahubwo ntekereza ko azabishobora cyane. Imana yacu tugirire neza, kandi Imana idufashe. Azabikora cyane, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Imana, Kristo Yesu azabikora cyane kurusha uko sinzi uko navuga ngo ni ukurusha, ahubwo kuko adahinduka. N'ubundi niba hari ibitangaza yakoze kera, azakomeza no kubikora n'uyu munsi ndetse n'iteka ryose. Haleluya! Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ndashimira Yesu wahereye kera akora ibitangaza, akiri n'urusoro akaba yarabikoraga, amaze no kuvuka akomeza gukora ibitangaza, n'uyu munsi amaze kuzuka aracyakora ibitangaza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Mariya rero niko atangarira ibibaye, bati ibyo bintu marayika yambwiye ni ibyanyabyo, kuko Elizabeth ngo yahise yuzura umwuka wera aramuhanurira, arahita amubwira amagambo ameze nk'ayo marayika yambwiye ati mu bagore urahiriwe. N'imbuto iri mu nda yawe abantu bataramenya, ya mbuto yari irimo nayo irakaze. Mu bagore urahiriwe, n'imbuto iri mu nda yawe irahirwa. Ngo mbese nabikesha iki, cyangwa se nabikesha nde, ko nyina w'umwami wanjye angendereye? Ngo ijwi ry'indamutso yawe, mwibuke ko ari indamutso ya Mariya, atari ndakuramutsa Mariya. Ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye, umwana asimbagurizwa mu nda yanjye no kwishima. Yongeraho ijambo rya 3, arababwira ngo kandi, haleluya,
haleluya. Hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Bene data, ndagira ngo mbabwire yuko muhiriwe niba mwarizeye ibyo mwabwiwe n'umwami Imana. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ndavuze ngo ibintu byose Imana yavuze izabisohoza, ubyumve neza. Kandi urahirwa niba warizeye ibyavuzwe n'Imana. Urahirwa niba dufatanyije ibi bihe byo gusenga wizeye Uwiteka. Imana izabisohoza, Imana izabikora. Mariya rero niko gufashwa, niko kuririmba ya ndirimbo izwi ku izina rya Magnificat. Indirimbo ya Mariya nziza cyane, wari wifitiye icyizere nk'umukiranutsi, twamuvuzeho urugero rwiza abantu bose bashobora gukurikiza. Nibwo yahise aririmba indirimbo ivuga ngo Mariya yaravuga ati, nshatse navuga ngo araririmba ati, kuko twe twahisemo kuyikoramo indirimbo, ariko iriya ndirimbo turirimba Magnificat ni indirimbo ya Mariya. Umutima wanjye uhimbaza umwami Imana, n'ubugingo bwanjye bwishimiye Imana umukiza wanjye, kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo. Kandi uhereye none ab'ibihe byose bazanyita uhiriwe, kuko ushobora byose ankoreye ibikomeye, n'izina rye ni iryera. Imbabazi ze ziri kuba mwubaha uko ibihe bihaye ibindi. Yerekanishije imbaraga ukuboko kwe, atatanije abibone mu byo batekereza mu mitima yabo. Anyaze abakomeye intebe zabo, ashyize hejuru aboroheje. Atabaye Isirayeli umugaragu we, kuko yibutse imbabazi ze. Haleluya. Kuko yibutse imbabazi ze yasezeranije ba sogokuruza ko azazigirira Aburahamu n'urubyaro rwe iteka ryose. Amen. Nuko ngo Mariya amara amezi nk'atandatu kwa Elizabeti abona gutaha. Umurongo wa 56 uhita ugaragaza ko Mariya yatashye Elizabeti amaze kubyara Yohana. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Turashimira Imana mu by'ukuri ibana n'abantu bayo, izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Nta jambo ryavuze Imana ngo rihere, kandi hahirwa uwizeye. Ejo twabonye ko nta jambo ryavuze Imana rihera, none twongeyeho ko hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzabonera kugira neza kw'Imana mu isi y'ababaho. Abahimbyi b'ikorasi babishyizemo indirimbo, nabo baravuga ngo mba nararabye iyo ntizera. Hahirwa umuntu wizeye, kuko utarizeye we ibyo ari byo byose kuraba biramutegereje. Cyangwa se kuraba nabyita iki? Kuraba ni nko kubura amazi kw'igiti, noneho kikuma, kikagenda gitangira kuma gahoro gahoro. Imana yacu tugire neza cyane. Ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Iyi Mana twakurikiye, iyi Mana twizeye, iyi Mana twahisemo gufata iminsi 40 tuyisenga. Hahirwa umuntu wayizeye, kuko ibyo yamubwiye byose izabikora, ibyo yamubwiye byose izabisohoza. Ibintu byose Imana yavuganye nawe izabisohoza. Nta jambo na rimwe ryavuze Imana rizahera. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Mu ndirimbo ya 361 mu gitabo cyo gushimisha Imana, itangira ivuga ngo uwo njya nikomezaho nta wundi ni Kristo. Ngo reka mubashimire nti Yesu niwe umpagije. Uwo njya nikomezaho nta wundi ni Kristo. Reka mubashimire nti Yesu niwe umpagije. Haleluya. Mariya yaririmbye indirimbo ikomeye. Umutima wanjye uhimbaza umwami Imana, n'ubugingo bwanjye bwishimiye Imana umukiza wanjye, kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo. Kandi uhereye none
ab'ibihe byose bazanyita uhiriwe, ab'ibihe byose ntawe uvuyemo bazamwita uhiriwe. Uwo njya nikomeza nta wundi ni Kristo, reka mubashimire nti Yesu ni umpagije, yanyitangiye ikintu angura amaraso ye, nuko anyuzuza n'Imana arampaza wenyine. Abandi bararimba ngo uwo njya nikomezaho nta wundi ni Kristo, reka mubashimire nti Yesu ni umpagije, yanyitangiyeho ikiru angura amaraso ye, nuko anyuzuza n'Imana. Yesu ni umpagije, yanyitangiyeho ikiru angura amaraso ye, nuko anyuzuza n'Imana. Yesu ni umpagije. Uwo njya nikomezaho nta wundi ni Kristo. Reka rero tumwikomezeho n'uyu munsi wa gatandatu, twongere dusenge. Biradukwiriye ko twingingira igihugu cyacu kugira ngo Uwiteka agikoremo ibitangaza, kandi kugira ngo Uwiteka agirire abantu be neza. Hari ikintu kibi cyane cy'uburwayi, hari uburwayi bubi cyane bwitwa ihungabana. Imana yacu itugirire neza cyane, kandi Imana idufashe. Abantu benshi, abantu batari bakeya barwara iyi ndwara y'ihungabana. Hari abahungabanijwe n'ibihe, bafite ingaruka z'ihungabana rikomoka ku bikomere byatewe na Jenoside yakorewe Abatutsi. Iryo ni ihungabana ukwaryo. Hari n'abantu bahungabanywa ubu ngubu n'ibibahungabanya, cyangwa se ihohoterwa. Urugero, ihohoterwa rishingiye ku gitsina ritera ihungabana. Hari abantu rero bafite ihungabana batewe n'amahohoterwa agiye atandukanye, yaba mu muryango, yaba mu kazi. Ariko Imana ni umukiza wacu, ishobora gukiza ihungabana. Imana yacu itugirire neza cyane. Hanyuma ikindi kintu gikomeye turi busengere uyu munsi ni umwuka wa divorce, ikintu cyo gutandukana. Usanga urugo rutamaze kabiri abantu baratandukanye, tugaheruka ibirori biri aho bishyushye biryoshye, twese badutumiye, ariko nyuma y'iminsi mike tukajya kumva tukumva ngo abantu batandukanye. Biriya ni ibintu ni bibi cyane. Abana bakajya kumva ngo ababyeyi babo batandukanye. Umwuka wa divorce, abantu baratandukana bakagira ngo nta kintu bitwaye. Rimwe bakongera bakaniro Mariya, yes, amategeko arabimera nta kibazo, kandi amategeko rwose ni meza, ariko ntago dukwiye kwicecekera hariho umwuka mubi umeze gutya wo gutandukana, kandi bigira ingaruka ku bantu benshi, bigira ingaruka ku bana, bigira ingaruka ku bantu benshi. Turasengera itorero nanone, kuko itorero rikwiye kuba rifite ibyiciro byinshi by'abanyempano. Irya mbere Kristo yashyize mu itorero intumwa. Uyu munsi kubona intumwa biragoye, ariko ndashimira Imana ko yashyize mu itorero intumwa. Irya kabiri, yashyize mu itorero abahanuzi. Ubuhanuzi buzima buzana ubuzima, ariko ubuhanuzi bupfuye buzana ibibazo, buzana ingorane, butanya inshuti, butanya imiryango. Dukeneye abahanuzi bazima mu itorero kugira ngo bazane ubuzima mu itorero.
cyanyuma turi busengere uyu munsi. Turasengera abantu mu bindi byifuzo tujya dusengera. Turasengera abantu badafite aho kuba cyangwa se abakodesha, abantu tudafite aho kuba. Ni hatari, ubuzima burakaze, ariko dufite Imana ishobora guca inzira aho zitari ziri, abantu bakabona gakondo, abantu bakabona aho kuba, abantu bakabona gakondo, abantu bakabona aho batura. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Hari igihe abantu baba baragize umugisha, noneho bajya bareba abandi bakagira ngo ni injiji, ariko bene data mureke dusengere iki cyifuzo kugira ngo Imana ihe abantu aho gutura. Imana yacu itugire neza cyane. Agira ngo rero dusengere muri iri jambo rivuga ngo kandi hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Imana yacu, Imana yo kwizerwa, Imana ifite imbaraga, Imana nyamana, Imana y'amahoro, Imana ishoboye rwose gukora ibyo twibwira, ibyo dusengera, ibyo twizera ndetse n'ibibiruta. Turi imbere y'amaso yawe uyu munsi wa gatandatu w'amasengesho. Turacyakwinginga kugira ngo tugirire neza. Twabonye kwizera kwa Mariya, twabonye mwami uburyo yemeye ko ibyo ushaka bimubaho. Twumva ni urugero rwiza twakurikiza. Ijambo tumaze gusoma riragaragaza ko mu buhamya bwa Elizabeti harimo ijambo rikomeye rivuga ngo kandi hahirwa uwizeye. Bivuze yuko utizera aya mahirwe yabura, arayahomba. Hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Hari abantu benshi bahawe amasezerano, bafite byinshi babwiwe n'umwami Imana, ariko batarabibona, nyamara bari bakwiye kwizera ko bazabibona. Ndakwinginze kugira ngo hatagira umuntu n'umwe ubura kwizera. Ndakwinginze kugira ngo abanyumva bose kwizera kwabo kuzamuke, kuko uko wahoze kera n'uyu munsi ni kuri, ni ko uzahora iteka ryose. Niba ibyo wabwiye Zakariya na Elizabeti warabishoje, ibyo wavuze kuri Mariya bikaba byarabaye, uyu munsi ibyo tubwira natwe bizabaho. Izina ryawe nishimwe Uwiteka. Niko tukweretse aho dutuye, tukweretse igihugu dutuyemo, dusengeye igihugu dutuyemo. Igihugu dutuyemo ni igihugu cy'u Rwanda. Nubwo turi kumwe n'abandi benshi bazatwumva bari impande n'impande, cyane cyane ko umwuka wa divorce utari mu gihugu dutuyemo gusa, ahubwo uri ahantu hose. Turakwinginga Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza, umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, kugira ngo uducyahire mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ducyashye mu izina rya Yesu umwuka wose utera abagabo n'abagore gutandukana, tugaheruka mu birori, tugaheruka imiryango iterana ivuga imisango, bikarangira basandaje byose, bikarangira ibintu byose byangiritse, abana babuze icyerekezo. Mwami, bitangira buhoro buhoro, bamwe basengera aha, abandi basengera hariya, ariko Mana ndakwinginze kugira ngo utabare iyi miryango, ugarure abari bagiye gutandukana mu izina rya Yesu, kuko bigira ingaruka ku bana, bikagira ingaruka kuri bo ubwabo. Nta nyungu ibirimo uretse igihombo gusa. Mwami, ndasenze kugira ngo umwuka wa divorce utsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo umwuka mubi wateye wishushanya mu buhanuzi, ugatanya inshuti, ugatanya abavandimwe, umwuka ujya gusa n'ubupfumu wo gufindisha no gushakisha, utsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo haboneke ubuhanuzi buzima, ubuhanuzi bw'ukuri, ubuhanuzi buzima bushobora kuzana ubuzima mu bantu, aba ari bwo buhanuzi butambuka mu itorero mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, turasenze
kugira ngo ubuhanuzi bwose butaguturutseho, umwuka wose utavuye kuri wowe ucecekere mu materaniro y'abera mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze kandi Uwiteka, witegereze abarwayi barwaye indwara yitwa ihungabana. Hari abahungabanijwe n'ibihe igihugu cyanyuzemo, ibihe bikomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi, ingaruka zabyo zikaba zikiriho na n'ubu zishaka gukurikirana n'ababakomokaho. Nirukanye ihungabana mu izina rya Yesu. Ni wowe Mana ihumuriza abantu, imitima igashyika mu gitereko, bagatuza, bakizera, bagakomera. Ibyo nubikore ku bw'izina ryawe rikuru, ukize ihungabana mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze kugira ngo ukize ihungabana, ikiganza cyawe gikize ihungabana. Hari abahungabanijwe n'abo bashakanye, hari abahungabanijwe n'imikorere n'akazi. Mwami, iri hungabana ni wowe Uwiteka wagira icyo urikoraho. Ndacyakwinginga Mwami, ndacyakwinginga kubw'imibereho yacu, kubw'imibereho y'abantu bari mu bukode bishyura buri kwezi, byarambiranye Uwiteka. Ndakwinginze ukuboko kwawe kwiza kuryo kubane natwe. Ndagushimira kuri Imana itwumva iyo tugusabye. Imbabazi zawe zitugereho ko arizo gakiza kawe, kandi icyubahiro cyose kibi cyawe rero none ukaziteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha mwese abakomeje kudukurikira no kutwumva. Mwari kumwe na Ev.Kabenga. Imana ibahe umugisha.